umuntu wese ufite inzozi umucira inzira zisohore urakoze mana ndagushimiye kuri Imana itanze icyerekezo ngushimiye kuri Mana itanze amahoro n'amahirwe urakoze mana inyuma ya muka Potifari rero hari ubwami hari igihugu dore yerekwa rero ryakoze kwa muka Potifari yahageze afite inzozi ariko ahagera zarushijeho gukura ahageze imbere y'icyo cyaha kinjiza iyerekwa ntiryamweretse ibihembo umugore agiye kumuha ntabwo ryamweretse inzu n'urupangu na kontaki ahubwo iyerekwa ryamweretse igihugu arareba ati ningo kuri iki cyandaba nikasiriye Yosefu we akira amacese ariko turashaka kubabwira yuko ahantu Imana ivuga harahari ibyo Imana ivugana nawe birahari ndagutangariza yuko amasezerano y'Imana ntashobora gukatika keretse yuko zikosa mu rugendo niho utakaza iby'Imana yavuze ariko ikibanye n'Imana neza uko byagenda kose ubuzima budafite ishusho Imana izabuha ishusho ubuzima budafite icyerekezo Imana izabuha icyerekezo turi abagabo bo kubihamya yuko Imana ikivuze iragikurikirana irakirinda ikagisohoza rero muhumure nubwo mubona mumeze nk'abari mu ijoro ariko buzacya banzozi zo kurota Imana arazikujije akajya arotora atangira kurotorera umwe ati urafunguwe ugiye aha nako baraguca igihanga nawe urafunguwe ugiye aha atanga amakuru usubiye ibwami ariko nugerayo uzanatwibuke agezeho ntiyamwibuka ndashaka kuvuga ko umuntu ukenewe naho utamuvuganira Imana ibaramuvuganiye gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga abatwica barabonetse uburozi twaraburiye tukaburya bashaka kutwica ngo ejo tutahagera bwagera mu nda bagahita bihinduka umuti wa mibe zari zanatuzengereje turashimira abarozi batuvuye amibe yewe ikintu nabwira uyu muntu uvuga ngo Imana yamubujije abantu Imana yakubujije abakoreshwa n'Imana yakubujije abakoreshwa na shitani twibukiranye yuko Imana ikoresha abantu na shitani agakoresha abantu ntabwo shitani anyura mu giti anyura mu bantu n'Imana ntinyura mu biti inyura mu bantu ndashaka kubwira ko ukeneye umuntu w'umumaro muri iyi minsi rero ibyaha byashikoye bari n'ibyaha byinjiza hari ibyaha byinjiza rwose kana kagahungu cyane kagana kagahungu umukecuru akagapangira ati giye tuzajya twiryamanira ngo hembe ngo imodoka ariko twibanire sengera ariko giye mfite ikibazo nsoreje nihamagarira umunyabyaha nkawe wa musore we nka Yosefu aramutse agarutse mu Isaka gusanga Nyamirambo uri kuri kumogi uri kuri domu yego nka Yosefu aje wa musore we ugera imbere nk'umugacika imbaraga ngo umusaraba aho muri hose hatandukanye ibihe byiza kurindwa n'Imana kuzura umwuka kuhabwa imbaraga z'Imana ibiganze mu buzima bwanyu abari muri Canada Australia Afrika Iburayi Aziya ndizera ko mumeze neza aho tameze neza humura Imana ifite umugambi mwiza ahari kurira kwa ariko mu gitondo mundu zikavuga kandi Uwiteka n'umunyo we nago uzakena humura ikunyijeho kugira ngo nyine ubashe kugirikana kumbere kugikana ugomba kunyura mu butayu ushaka kudukukiri mu butayu bukomeye bw'ubukode bw'ubukene gupfusha n'ibindi ariko imbere hari Kanani kandi iyo Kanani harimo ibyimejeje hari imbuto hari ibintu bihari kandi Imana yaguteguriye kera utarazinaha ndabashimiye nitwa Ndamukunda Patrick turi kumwe n'abatumirwa n'abantu beza barasa neza bambaye neza bamerewe neza cyane kandi ndizera ko bameze neza mumeze neza tumeze neza cyane na amahoro mama Marionette na amahoro Yesu ashimwe cyane amina heno rinete za gusa n'igitenge izi rinete baze kuzamukamenya no kujyanisha Yesu arabitanga ntabwo biba bijyanye n'umwenda ahubwo bijyanye n'ikirere ndiho umuganga barazikoranye n'ubuhanga hari iki kirere ndiho cyaba kinyicira amaso igahita igishyira muri no sura yego umeze neza ariko meze neza Imana ishimwe mwarimu Evangeliste Vumilia Jean Claude umeze neza na amahoro turashima Imana tumeze neza turakeye ku mutima n'inyuma bose Imana yaguhaye ariko yavugiye ahantu abagata abantu baravuye kure usanga babasa neza Imana ibahubwiza ibahakuberwa bayigikunditse ko mubibona mwe cyane nerega niyo tuba turi kure tuba tuzi uko tuzamera nitugera ku mafaranga bundi
umushonji abazi ibiryo biryoha nubwo atabifite ubu nubwo twari kure twari tuzi sitire zizatubera ntituzibona Imana ishimwe ubwo nadukurikiye niko bimeze aha turabatumiye ngo tubane turi ku nige nitwa Ndamukunda Patrick ndashaka ko tuganira mu bigo bw'umwuka kuko ndabazi muri abayumbe ni abantu bakunda gusenga abantu batandukanye basenga mbere ko twinjira muri no mwanya mwari muvumiriya ndakwingingira muri Kristo kuko nakundaga gukoresha no murongo ndagira ngo andusenga tugiye kwinjiramo hari cyane ushaka ko twinjiramo ndimo ndibaza ngo twakuraho umuntu muri ibi bihemo baravuga n'iki twakuraho umuntu koko uri mu mwuka w'Imana aho tuzakuza gukora ariko umuntu ukenewe n'uwo wandusenga Mana yacu amena uhereye kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro ndiyo kandi tugufite nitwifuza undi murengezi uri imbaraga zacu uri ubuhungiro bwacu uri ibyiringiro byacu uri ihema tugamamo izuba n'imvura amena uri akabando twicumba iyo tugeze mu bunyerere ndiyo watubereye imbaraga uri ibyishimo byacu watubereye umurengezi aho amaboko y'abantu yarananiwe twabonye amaboko yawe aho imbaraga z'amafaranga n'ubwenge zitigeze zikora twabonye Imana ivuga bikaba itegeka bigakomera Haleluya tuguhaye ikaze muri uyu mwanya utangirane natwe ntabari twe ahubwo ibendera ry'ubutsinzi rizamurwe Haleluya ibendera ryo kunesha rizamurwe nibyo maboko y'Imana dushyigikire nk'uko kuboko kwiza kw'Imana kwabanaga na Yosefu Haleluya ubane natwe uhereye dutangiye kugeza dushoje abantu badukurikiranye batugirireho umugisha natwe tubagirireho umugisha mwuka wera w'Imana agende hagati muri twe tugushimiye kutangiranye natwe kandi kuza gusozanya natwe mu izina rya Yesu Umwami amen Imana ikora mumfasha biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora amen ndagira ngo hari cyanditswe nshaka kuvumira aza kunsomera ndaza gufata n'umusingo wa Marionera afite ni mu gitabo cy'itangiriro ndumva ari ibice 33 nanibuka neza itangira igice cya 41 ku murongo wa 37 yego hasome niho tugiye gusoma kandi niho turi buganireho muri uyu mwanya Bibiliya iravuze ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana amen tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana amen Imana ishimwe idufatiraho rero kuri uwo murongo ntimo turibaza muri iki gihe turi mu gihe ari mubiri y'ibintu bitandukanye abantu baribaza byinshi baribaza ku bahanuzi baribaza ku murimo ariko tuzakuraho umuntu umeze nk'uyu mu mwuka w'Imana uri mu mwuka w'Imana ndagira ngo tufatire aho ngaho tuganire ariko turimo twibaza kino kibazo uyu ni Farawo wavuze aya magambo umwami wa Egiputa cyangwa se mu Misiri yabibwiraga abagaragu be inteko yari yateranye ariko harimo umuntu katwibutsa abantu badukurikiranye yuko mu bantu harimo umuntu burya mu bagabo harimo umugabo mu basore hakabamo umusore mu bamama hakabamo umumama mu bavuga butumwa hakabamo umuvuga butumwa mu bapasteri hakabamo umupasteri yes mu bahanuzi hakabamo umuhanuzi uwo rero niwe ukenewe kandi niwe dushaka kuvugaho wa muntu ukenewe Farawo wavuze ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana ninde bavugaga ni Yosefu ninde Yosefu ni mwene Yakobo mu bana ba Yakobo 12 babara 12 bibiri ariko harimo n'umukobwa witwa Dina batajya bavuga bitewe nyine na system ariko Yesu yazanye gender arakabyara amen Yesu yazanye gender twinjiza muri system abantu batabarwaga twinjiza turabarwa noneho uyu ni Yosefu
mbere na mbere Yosefu ni muntu ki? Yosefu ni umuntu wubaha Imana. Nusoma Bibiliya irakwereka yuko bene se ngo bagiraga urugomo, ariko Yosefu ntagira urugomo, ngo ahubwo akaza agatanga raporo kuri se Yakobo, ngo bituma Yakobo amukunda cyane, amudodera ikanzu y'igitare ndende. Bwana sifuwe sana. Bibiliya iravuze ngo bene se bamugirira urwango, bamugirira ishyari, baramwanga, ngo bamwanga urwango runuka, kugeza ku rwego abagiye muri imitsima n'amazi, ngo bamurebye ntibamwita izina Yosefu, ngo ahubwo bamwita Karosi. Hari n'igihe n'imisi kubatiza amazina, ariko ntibihanagura icyo Imana yavuze kuri wowe, ntibihanagura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yosefu bajya inama ngo yo kumwica, bamuta mu rwobo, ariko Imana imunira muri rwa rwobo bitewe n'inzozi yarose. Hari ahantu tujya dutambuka abandi badatambuka, bitewe n'amakuru y'ijuru tubitse n'umugambi w'Imana turimo. Bamutaye mu rwobo ntiyagwayo, ibiganza byamutayemo bimuvanamo, bamujyana ku isoko. Hari igihe iminsi kujyana kuri cyamunara Patrick, iminsi kujyana ku isoko, iminsi kakujyana kuri cyamunara. Urebe Yosefu ufite inzozi yuko azakomera, yuko azaba premier minister, urebe bari mu biciro, bavuga ati 500 uti ntayakwiriye, tuwasa ntayakwiriye, ndesa ntayakwiriye, ijana ntayakwiriye, bajya mu biciro, bigera ku biceri 20. Yosefu baramugurisha. Ubwo nagira ngo babwire nyine nubwo ndi kwinjiramo turagenda tuganira. Yosefu baramugurisha, ajya kwa Potifari, ministry w'ingabo. Ajya kwa ministry w'ingabo nibo bamuguze. Reka nkwibutse ko afite inzozi z'uko azayobora. Ntabwo Imana yamuhingurikirije ku bahinzi, kwa bagoronome, mu bayobozi, kugira ngo amenye protocol yo kuyobora. Akenshi yizabo mukiri Imana iguhuza n'abakire kugira ngo umenye uko abakire bavuga. Urumva neza umuntu ufite amafaranga ntavuga amagambo ahuragura buri kanya, avuga sora, shyiramo za Biden za doke n'utundi, bavuga gake nyine urabizi. Urumva rero Yosefu Imana imuhuza n'umuyobozi, ko yavuze ko azaba ari umuyobozi. Imana yaramumurotesheje, ajya ku bayobozi, amenya protocol yuko ku bayobozi babakira n'ibindi. Niho twashaka kuvuga Yosefu ahuramo n'ikigeragezo cyamuka Potifari nyirabuja. Yosefu yitwara neza, ntiyaryamana na nyirabuja. Aho Imana ishyiraho terebye, ishyiraho vi. Iyo dutsinze aho abandi badatsinda, Imana ivuga ngo nari nkeneye umuntu nk'uyu nguyu, ubu niwe nari nkeneye. Hanyuma tugende twihute, bamukorera dosiye, bamujyana muri gereza. Muri gereza Yosefu agerayo yari akenewe, basanga ni umuntu wari utegereje. Konsiye ngo yaranavuze ngo sinayobora uyu muntu ageza, aramubwira ati nayobora nte ugeze ahangaha. Amwegurira gereza. Kuboko kw'Imana kubana nande na Yosefu. Asobanura inzozi za babiri barose inzozi, bakeneye umuntu uzisobanura. Igihe kiragera, umwe ajyana amakuru ibwami. Hari rero dusomye ngo tuzabonaho umuntu, bari babwiye Farawo ngo hariho umuntu. Reka ngarukiraho mukomeze. Mama Leonel kumfatiraho ngo ajageje kuvuga amakuru ya Yosefu, ngo tufatira mu cyo yararimo, tuzakuraho umuntu umeze nk'uyu. Hakenewe umuntu muri ibi bihe. Uyu muntu arakenewe, kandi na uyu muntu mbona aho agiye guturuka atari mu mafiriti, nta nubwo ari mu mafilime. Ntabwo ari uyu muntu ukenewe muri 2021. Reka mvuge ntyo, ntabwo agiye kuva muri za Kanyombya n'izindi, ntabwo agiye kuva ku masosho media, agiye kuva nyine hari ahantu ateguriwe. Kandi uyu muntu uza kumva amateka ya Jeff, ntabwo inzozi yari afite kuba yararose neza ntibyatumye adahigwa. Kuba ufite inzozi nziza ntibitumye udahura n'ibikubangamira. kandi inzozi kugira ngo zisohore ni wowe nyirabyo ubigiramo uruhare kugira ngo zisohore. Yosefu rwose pe mukomeye amashyi rwose. Yose iruhukire igendera umuntu w'umugabo, iruhukire uri intwari. Aho nanjye ubu ndataka, n'ubu ndaje nkwatakire nanjye nzajya ngenda ndinda inzozi. Imana yabwe icyubahiro. Igihe kiragera hari ahantu uvuze numva iyo haba ahantu agafantafamba mpise nkagutumiriza. Uvuze ageze imbere y'umugore wa Potifari, icyaha cyagaye
cyashikoye muri iyi minsi rero ibyaha byashikoye ubu hari n'ibyaha byinjiza hari ibyaha byinjiza rwose akana k'agahungu cyane kagana k'agahungu umukecuru akagapangira ati igihe tuzajya twiryamanira ngo yembe ngo imodoka ariko twibanire ibyaha byaje kera byaje kera Yosefu ibaze kugira ngo ahagere ariko ahagera za nzozi zitapfuye ubundi abantu inzozi zapfuye mbere abantu zapfuye mbere bamfasha kumva aka kantu izi nzozi zapfuye ku kigeragezo cya mbere bituma ku cya kabiri aricyo kiriho zahabu zisanga zarapfuye iki kintu baracyumvise inzozi zarapfuye ubundi mbere y'uko ugera kuri orogino satani azana pirate mbere y'isaka haza ishimayeli yesi haza ishimayeli ni ukuvuga ngo kubera ko nta maso y'umwuka ufite iyo uhuye na muka Potifari hari igihe ugira ngo inzozi zawe niho ziri busohorere kumbi inyuma ya muka Potifari hari umwami uri bukugabira igihugu hari umwami uri bukwambika impeta hari umwami uri bukwambika ikanzu hari umwami uri buvuga ngo nta muntu uzashingura ikirenge hagishinga utabyemeye nkweguriye igihugu cyose inyuma ya muka Potifari rero hari ubwami hari igihugu dore yerekwa rero ryakoze kwa muka Potifari yahageze afite inzozi ariko ahagera zarushijeho gukura ahageze imbere y'icyo cyaha kinjiza iyerekwa ntiryamweretse ibihembo umugore agiye kumuha ntabwo ryamweretse inzu n'urupangu na kontaki ahubwo iyerekwa ryamweretse igihugu arareba aravuga ati ningwa kuri iki cyandaba nikasiriye Yosefu we akira amacesi arareba aravuga ati nibeshya nkasambana ndaba nikasiriye iyerekwa ryanjye riri kunyereka kuyobora igihugu uyu mugore akanyereka igipangu ubu hari abantu inzozi zabo zarangiye ku gipangu kandi hari igihugu hari abantu iyerekwa ryarangiye ku kiro cy'umuceri kandi hari umufuka w'umuceri hari abantu iyerekwa ryarangiye kuri katushe kandi hari taci iyerekwa ryabo baryishe barivangiye Yosefu arangije ati winshingirira kandi abice ariko baba bari kumwe natwe yego abatwikira amayerekwa barahari hanze hari abantu barimo bashaka kukwicira inzozi cyana ku maso hari abantu bashaka kukwicira inzozi utagezeyo cyana ku maso bari mu bwoko sinshatse kubavuga hari n'igihe ivuga rega bahari vumira givuga babumva ikabivuga nzagukorera iki nzagukorera iki ukazamuka bareba bakanabirwanya none se bene se wa Yosefu ntabwo yabivugaga yumva avuga uburyo reka dusimbukireho gato kuri bari abahungu Yosefu yarabyukaga akarota akababwira avuga ati ni bene data ati genda rose aba bantu ni bene data burya ijambo nyine bene data inzozi jye banzi rewe hano ziratoreye ko atari abantu babaniga tubaye kuko ari ubu usengana n'abantu ko ari abaniga kandi Yesu yaravuze ati mwebwe mujye ndabatumye ariko mbatumye n'idanze mbatumye nk'intama hagati y'amasega mugende mufite ubwenge cya kabiri mutwara intwaro z'Imana mumenye uburyo muvuga ibyo mvuganye namwe muhinda gake kuvuga mwitonde kuko mubana n'amasega aha hantu Yosefu ahageze arabivuga ati ngewe ndose imiba y'inkwe dutora inkwe ngiye ko mbona izanyu ziraguye uwanjye usigara uhagaze ariko uyu muhungu tuza kwibuka ko yari afite impano yo kurota ariko ntayo kurotora abana n'abantu bahita bamenya icyo bisobanuye barotora batumva batubana nabo hagiye bafite impano zirotora ibyacu umuntu akakureba akabona uzaba bosi umuntu yakureba akabona uzakomera uzi ko hari igihe umuntu akureba akamenya icyo azaba cyo hanyuma Yosefu arangije arabivuga bivuze batangira kubirwanya batangije kubirwanya ariko yabivuze iravuga iti ntabwo mubirwanya ngo byemere ndabishyigikira nubwo mukoresha intwaro zose zo kumwica ntabwo ubundi ivumbi yareka nkubwira abatwica barabonetse uburozi twaraburiye tukaburya bashaka kutwica ngo ejo tutahagera bwagera mu nda bagahita bwinduka umuti wa mibe zari zaranatuzengereje turashimira abarozi batuvuye amibe bazi ko bagiye kutwica ubundi bagiye bagira ngo turapfa hari wankubise ibihembe 6 n'ibirindwe nako muri 2011 ashaka kunyicira inzozi nibwo nanigeze Kigali ntangiye kurya gafiriti ntangiye kubonana n'abakomeye avuga ati ndabigukubita birakwica binkwita mvuye ku rusengero inzozi ashaka kuziburizamo ngo ngere ku muhimba bati biratunaniye ambirase ni kujyane se hashika ngo ngere se hashika abaganga barakaka biranga byanze njya muri zanzozi mbwira abaganga ntiyerekwa ndarigize menye ko hano mafite amahembe mwigire hino baraza ntimumfashe gushyira ibiganza ubundi iyerekwa ryacu rigendana riratunguka inzozi tugira zigenda zitunguka niyo mpamvu tudapfa maze ngo mbishyira aha ngaha ndasenga nkivuga izina rya Yesu cyambere kiti pa umwe mu baganga ati warayi wa kibaru ndi wapi ntari bukoraho aha ni imbaraga za ari imbaraga za Yesu
zijya kumanduka nongera nturi warapfurazuka ikindi kiti pa abandi baganga bati n'ibyarapfurazuka hari ibyatunaniye ugiye gukorera cyangwa gatatu kiti pa byose biraturika abo bose ni abagiye bagerageza kwica inzozi zacu ariko byanga byakunda nubwo turi mu bintu byica inzozi tuzakenerwa hindaga cyane turakenewe hari ahantu nari nkenewe byari gutuma ntabwo ikibabara cyane ariko tutagwa mu rwabanga hamwe twapfundikanyaga hari ahantu wari ukeneye byatumaga utari bugwe kuri ya kanyanga nomero imwe itwika amara nanywaga izaka nomero ya mbere iyo bita kapita mbere shyiraho urumogi shyiramo esanse shyiramo kore n'ibindi byose nkanywa ngenda nari ngeze ku rwego ceza muri kaburimbo nta radiyo ivuga muri za 2 abo twasangiye itabu witwa Ndungutsi baramurasha yabonye inkweto ya Fanda yitiye baramurasa ntakira n'abandi bagiye bapfa uwitwa Nyiranzage yanyoye itabi ribayirgisha aravuga ati itabi ramubwira ati wabaye umusore ko ratize ari rukanga n'ubu ntaragaruka kuki se ngiye ntasaze ni inzozi rero umugambi w'Imana wari uri muri nge tugomba turavuga ngo tuzakuraho umuntu umeze uyu muntu ukenewe hari ahantu yanyujijwe hari n'ahantu arimo anyuzwa hari ahantu agomba kunyurwa uyu muntu ukenewe nababwiye ko atanyura mu mafiriti Yohana yavuze ati giye dusangiye n'ikintu cyitwa amakuba hari n'ibyago n'ibintu hari ahantu anyura kugira ngo akenerwe utazagira ngo umuntu wese azaza akenerwe ubundi y'Imana igutegura kuba umuntu ukomeye ntabwo ikunyuza horoshye cyane iyi Imana igutegura kuzaba umuntu w'amateka iguhuza n'ibintu by'amateka ntabwo Imana ishobora kubikubonamo inyungu nyinshi ngo igunyuza ahantu hafekefeke Imana ihuza Dawidi ikamuhuza n'intare n'idubu nta bugome ifite ahubwo iri kumutoza kugira ngo izamukoreshe ibintu bidasanzwe kuba Imana ihagurukije Goliyati umufilisitiya ikamutereka imbere yawe nta bugome igufitiye ahubwo muri wowe iragutera inkunga igukemuza ibyananiye abana Imana ishimwe aba bantu nabo dusanze nabo bakenewe ba Goliyati kugira ngo Dawidi amenyekane dusanze abafilisitiya bakenewe kugira ngo Samusoni amenyekane ko umuntu wisha abantu ashituye inkingi dusanze aba bantu baba bakenewe kugira ngo tumenyekane Imana ishimwe si babi rwose wagira icyo abaha yaba hano wagira mitu yabagurira kuko batuma batwinjiza mu mugambi w'Imana uzi ko umuntu ajya kukuvuga agira ngo ari kumanike kumba agiye kwicaza ku ifarashi cyane Nyarukira hari ishushani hariho umugabo witwa Hamani Hamani aravuga ati mfite akantu katandamye akatubarara ajya kumuvuga ku mwami kumbi umuyuda abana n'Imana afite amakuru y'ijuru mbibutse ko bari basenze 3 Imana ntiyavuga iraceceka reka nibutse abantu badukurikiranye ntabwo Imana ari nyirakinihiri sivuzera ngo buri kanya iravuga no Imana iratuza iravuga ati ngewe urugamba rurakomeye sindi buvuga bari gusengera ahubwo ndajya kuri tera uhagarare no kuryavuze mbere kuko ubundi abayuda bagira amakuru isitagira Paul yandikira abaroma 3 yaravuze ngo niki abayuda barusha abantu irya mbere babarusha mu buryo bwose icya kabiri babigendana babitse ibyasezeranyijwe hari ibintu bafite hari ibintu babitse hari ibintu bagendana niyo batwaye imodoka ibyo bintu ayo makuru baba bayafite niyo bicaye imbere ya computer baba bafite amakuru karitsiye itagira bene wabo batagira Imana ishimwe cyane kuba abayuda rero babitse ibyasezeranyijwe n'imbaraga zikomeye ziburizamo imigambi ya Hamani ziburizamo imigambi ya bene wabo Hamani nubwo yagiye kumusaba ku mwami avuga ati hari ubwoko butakubaha agatanga n'ifaranga kugira ngo abice uri ibiguzi agatanga akantu ngo kajye mu kigega ariko abayuda bari bafite amakuru y'ijuru bari bafitanye imibanire myiza n'Imana banze kubararira umuntu baravuga ngo tuzobararira Imana ishobora byose cyera hari abantu bigiraga bankanga ugasanga umuntu arakuvuye nyine hari igihe abantu bagutera ubwo bitewe n'iminsi aho warwara isumire umuntu akakubita kabisa akabagukubisa ijambo ati twasoma bayida we bitewe n'amateko buri kintu usubiza ariko ndi gusega ndi imbere y'Imana numva umwuka we yararanyongoreye bari abantu bakubwira ngo twasoma bayida nawe ujye ubabwira ngo twasenga bayida haleluya
hari igihe urumva rero niba umuntu yinjira ibwami urimo nyuma neza byumvikana ko ufiteho ijambo umuntu yinjira ibwami abakazi ariko nubwo yigerera ku mwami umuyuda yigerera ku mana kandi imana yimika abami ikanabakuraho byumvikana ko umuyuda afite agaciro afite imbaraga ziri hejuru y'iz'amana nagira ngo nkwibutse rero hari igihe umuntu ajya kukuvuga nicyo mwari muvuze akaguteranya ku muntu akakuvuga nabi kumbi ntabwo yarebye hirya y'ayo magambo n'ibyo akuvuga yuko hari ifarashi kandi hari n'igihe wiha kuvuga ukavuga ku muntu nyine ufite izi nzozi mbese ntibigeze kubaza umugabo umwe bati nta muntu wo mu muryango wo kwa Natani wasigaye ngo mugirire neza nicyo kintu bari bamubajije ijambo ryari arahari iryo kongeraho ngo amugaye ibirenge ngo agize atuyirodobari ngo kwa Makiri ngo mwene Miyari aya makuru nayo bamubajije niyo bamubajije ko bamubajije ko ahari uwo muntu yifite inzozi zo kugira ngo atabarwa n'abagirirwa neza uyu muntu ukenewe ni muntu umeze ute we muntu ukenewe aho uri umeze ute hari kondisiyo usabwa kugenda nawe arakenewe urego ubundi urakenewe urakenewe ahubwo witware ukenewe ubu ngubu hari umuntu ukeneye gukoresha ubutunzi bwe kugira ngo ubutumwa bugere ku uwo muntu arakenewe urakenewe abikamo abamara umubabaro w'ibindi mwicare ku ntebe muvuga cyane ariko zihungabana twari dufite uzihungabana twagiye tuvurwa n'abantu bari bakenewe ku buzima bwacu umuntu arakenewe uzi abantu bagiye batumara ihungabana twari dufite ry'imirire bakadukorera amasitoke y'ibiryo rigashira uzi abantu bagiye batuvungura amahungabana y'amasitire bakadukorera bakatwambika sitire ubundi ibimbi bara nk'ibikoresho by'akazi ibi ni ibikoresho by'akazi baduha ibikoresho by'akazi kuko mbonye kuri cano ya mbere nambaye nyeje ukambona ku yindi dezi ibyo mvuga byaba bitaha agaciro uyu muntu yarakenewe uyu muntu nawe yarakenewe ubundi urakenewe ese nubwo urimo uhura n'ibibazo n'intambara n'ibigeragezo kumva ko bipfuye urakenewe Imana ishimwe hari abantu bavuga ngo ngiye Imana yambushije abantu nta muntu nyine yamuye mu bantu yagomba kujya mu bantu ubundi Imana yamukura mu bantu uyu muntu afite ikibazo twamushakira umuganga twamushakira umuganga umuvura ibyerekeranye no mu mutwe nimba Imana yaravuze ngo nzaguhuza n'abantu umugisha uri mu bantu nimba Imana yaravuze ngo uzagirira umugisha ku bantu nzaguha ubutunzi mu bantu bahishwe nzakenyuruza abami ngo ukenyeze uyu muntu arakenewe 120% wowe urimo wihaka tutarimo ujya mu bantu umenye ko upfuye birangiye ibintu byawe bibitse mu bantu buriya Zakayo yari afite ibintu by'abantu abitse nawe ajya kwipendekeza mu hejuru mu giti ajya gukanura none amenya ko hari ibintu bibitse mu bantu mubitsemo abantu bakeneye yurira igiti agira ngo agiye kureba umukiza naho hari ibintu by'abandi abitse Yesu amubonye ati ururuka uyu munsi ndarari wawe warangije ati hari ibintu by'abandi narimbe ndishyura nindangiza abakene mbapangira akantu buriya bari abakene ibintu byabo byari bibitse muri Zakayo byureka kwirya ku bantu hari abantu njya mbona banyiryaho hari nabo njya mbona birya ku bandi ukigira umuntu wa hatari uriya muntu arakenewe ku buzima bwawe ntukirye ku muntu hawa yewe ikintu nabwira uyu muntu uvuga ngo Imana yamubujije abantu Imana yakubujije abakoreshwa n'Imana yakubujije abakoreshwa na shitani twibukiranye yuko Imana ikoresha abantu na shitani agakoresha abantu ntabwo shitani anyura mu giti anyura mu bantu n'Imana ntinyura mu biti inyura mu bantu ndashaka kukubwira ko ukeneye umuntu w'umumaro umuntu w'umumaro wamukeneye ku buzima bwawe nagira nkubwire Abisirayeli bari bakeneye Mose kugira ngo bave mu Misiri mwe Egiputa kandi nanone kandi Abisirayeli bari bakeneye Esther hari ishushani hari umuntu ubavuganira ibwami yes hakenewe umuntu na Farawo n'ubwo umugome yarakenewe kugira ngo abafashe kuba abastari yes Farawo nawe yarakeneye Yosefu ubwo rero bivuze ngo kandi ikintu nshaka kwibutsa abantu ndashaka kwibutsa abantu yuko umuntu wese usabwa kumwubaha kubera iki ejo h'umuntu haba hahishwe ubonye Yosefu akora akazi ko mu rugo ari umucugusi w'imvange wavuga ati uyu muntu we n'abana be bazaba ari abacugusi na ejo hari igisekuru cyose n'abantu bese n'abacashuru kumbi hirya y'ubwo buzima uyu mwana afite inzozi yuko azaba umuntu ukomeye urebye Dawidi mu ishyamba ari umushumba w'intama wavuga ati ubuzima bw'uyu muntu n'abazabyara bazaba bungera ibintama kumbi hirya yo kuba umushumba w'intama azaba umwami uyoboye Isirayeli umwami w'amateka ubonye umuyuda ku irembo wavuga ati uyu muntu azahora ari Moridekayi nyine ku irembo urabizi ko abazamu babitaba Moridekayi nanjye nigezemo muzamu
ariko yes kubucyanye wowe urabizi nanjye nigezemo Moridekayi ariko ba Moridekayi burya nabo bose ntabwo ariko bazahora ku marembo uranyuma neza harimo abantu bicara ku marembo y'abandi ariko bafite amakuru ko nabo bazagira abazamu babakingurira imodoka yinjiye abo bantu rero bafite amakuru nicyo navuze kare kose yuko Farawo akeneye umuntu na Yosefu akeneye Farawo. Tukiri ahangaha munyemerere hari abantu Imana yaduhaye ibyo umuntu atunze asibye hari ibintu byanyu biri mu bantu hari ibintu byanjye biri mu bantu ariko hari abantu batanga kurekura ibintu byanjye bameze nka Yona dufatiraho Yona yaravuze ati njyaho kugira ngo njyeyo reka mwibutse ko Yona ab'Nineve bakeneye umuhanuzi nka Yona ujyana ubuhanuzi bubakiza ariko bitewe n'imyumvire ya Yona aravuga ati yabishe ko bishe bene wacu barangije yabishe bakarimbuka muri iyo minsi 40 n'amajoro 40 ndagiye kubera iki ahita kwepa ngo yigira itarushishe akwebye Imana imugaruza umuyaga ariko nagira nkubwire ko n'abantu bari bari kumwe nayo nabahuye n'amakuba bahuye n'ibintu bikomeye imutunzi yawo yarahagendeye ibintu birarohama ariko ngo bakoze ubufindo buga kuri wa muhanuzi kanamaza turi kabiragana ko twahamagaye Imana zacu ko tukureba tukabona hari abantu bagira umutsi ahamagaye Imana zabo buri muntu wese ngo yahamagaye ko tutigeze tubona uhamagara yawo ubundi wowe usenga yihe Imana usenga ni yihe uri kabiragana wowe aravuga turi ko muri igendo umuheburayo ati burya niwe watumye none yarababwiye buriya kugira ngo bagire ubwoba bikange aravuga ati ndayikwebye ndayikase Imana ariko nakunze ko yavuze ukuri ariko babwiye ukuri ngo bagire ubwoba baravuga ati wowe kwebye Imana iyi nyanja turimo yaremwe n'Imana n'imiyaga yaremwe n'Imana niyo mpamvu twahuye natwe duteje Imana kandi amateka ye turayazi ibyo yagiriye inyanja itukura bambuka bajya mu Kanani ibyo yagiriye Farawo ibyo yagiriye abami turabizi none urayikwebye none tugira inama turakora iki ati ni munjugunye ma uriya mugabo uzi ko yashatse kwiyahura buriya mu nyanja mu hagati mu nyanja nta zindi zimuwe zo kumuta mu hagati yagira ngo yiyahure ariko nagira ngo nkwibutse nubwo yari yavuga ngo yiyahure Imana yategetse igifi kuko hose ni mukwayo ibwira igifi ngo mbekira no mugabo mbabarira mvuga kuri iki gifi mbabarira mvuga kuri iki gifi ngaho kivuge rwose iki gifi reka nyivugeho ari wo muntu ukenewe ahantu agiye guturuka yaca no muri urwo rufi uru rufi abahanga barukozeho ubushakashatsi basangana urufi rufite metero 12 rufite toni 74 uru rufi yarubonera izina ngo ni urufi rwitwa Kasharo uru rufi mfite amakuru ku rufi uru rufi ngo ntabwo rujya rwoga rujya mu mazi ahubwo rukunda koga rujya ku nkombe nirwo Uwiteka ahamagaye mu mafi yose yarafite aravuga ati Kasharo mirayona mbikira Yona umumarizamo iminsi 3 ibyo tuzavugana nawe azaba ari mu nda yawe nicyo navugaga nanjye ndo muhanuzi Yona Imana yamuhaye message ishobora gukiza igihugu yego aho kugira ngo ayitanga arakwepa yego arakwepa arakata abantu Imana iha ibyacu se bakabikatana ntabwo message Imana ihaye umuhanuzi ari yicisha abantu ahubwo nikiza abantu ariko kubera nyine urwanga bafitiye n'imyumvire arakwepa ariko mu rukundo Imana ikunda abantu irongera nanone itegeka cya gifi kiramumira kimuruka hahantu yego nagira ngo rero nshaka kubwira abantu hari abantu nyine ubona bafite message zinakaze rwose njya nanareba njya nakurikirana ku YouTube atandukanye ariko message impamvu Imana iha umuhanuzi message ntabwo ari gutanga itangazo ngo ngiye kurimbura abantu byaba ari byo bitewe n'ibyaha bafite ahubwo Imana impamvu iduha message no kugira ngo dutange imbuza abantu bakiriye ubuzima bisubireho niba hari ibyaha runaka abantu bakoze babwire ati iki Imana igiye kubaziza niki ariko mukoze gutya mwakira abantu badusigamo hagati bakatunagarika mu kirere ntago biba ari byo umuhanuzi cyaberaho Elisa no kugira inama igihugu cyangwa Eliya bavuga ati mwimenye Uwiteka cyangwa Bayali Imana original ni iyi akabakura mu rungabangabo bakava mu rungabangabo bakava kuri Bayali bakajya ku Uwiteka niba uri umuhanuzi utanga message tanga message ariko utanga n'igisubizo nyine intsinzi abantu bagatanga n'igisubizo reka dusubire kwa Mifubosheti munabizi hari abantu badusobanura niho badusobanya ubundi hari abantu bashaka kudusobanya akagusobanya akiranja
bati dukena umuvugabutumwa reka nze hano mu isi yacu umuntu akikoza mu gihugu akabwiriza ubutumwa batari koko dushaka na vumiriya ko dushaka kuzamutumira ati reka turiya n'umwesikoro uriya buriya nta kintu agira no mu Rwanda arananiranye mbega akagusobanya none uko kunanirana bavuze akibwira ko rimwe na rimwe agusobanije ahubwo akabatera kuza kuneka koko muri uko kuneka bagasanga hari amakuru meza hari abantu bagiye basobanya abandi Mefibosheti barabajije bati nta muntu wasigaye wo kwa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani mugaba bari ku nkumu ati arahari ubundi iryo niryo ryari hagije niryo yarakenewe ashyiraho ariko amugaye ibirenge byose n'indi bimubwiye atuye Lodebari kwa Makiri mwene Miyeri nicyo kibazo afite bati twakagomba ati icyo kirahagije ubwo ahari ibyo urengejeho baravuze ati ntabwo arahari ko sakwiriye impamvu Siba uriya ni umugabo ukoze ku ngoma ebyiri icyo ni ikintu ushaka kukubwira ni umugabo waye ku ngoma ya Sawuli ni umugabo uri ku ngoma ya Dawidi uyu Siba icya gatatu ni umugabo wakabye imitungo yo kwa Sawuli nunakurikirana Bibiliya neza urasanga ibikingi amataje ibintu byose nyine urabizi bwami nabaherwe rero byose yarabifitewe n'abana be niwe wabagayo ntabwo rero kuvuga ngo uhari ngo ni muzima yaravuga ati ahubwo nzagahuhura urumva bigumane niyo mpamvu yavuze defoze yaravuze ngo usigaye kuko amategeko agenga ibwami amategeko y'ibwami mu gihe cya Isirayeli umugaye ibirenge bitewe na karitsiye ntabwo ari kwinjira ibwami hari amategeko y'Abayuda ibyo yavuze rero yaravugaga ati nimara kuvuga defoze umwami Dawidi zitamwemera kwinjira ibwami umwami Dawidi ntabwo ari bwemere yuko uyu muntu ari bugere hano imitungo ndakomenya ngigumane aherera aho ngaho azapfiraho kumbi Dawidi yibuka neza zirikana neza Yonatani yamugiriye ahita avuga ngo icyo nakubajije si defoze uyu muntu nakubajije ko hari umuntu usigaye ibya defo byihoreye ahita avuga ngo mpumbye yageze aha ngaha ari n'undi mugore umwe bashatse kugaragaza defoze bivamo igisubizo ari umuntu agusobanya ahubwo agusobanuye uyu mugore witwa Rusi yavuye i Mowabu agera i Betelehemu ngo yinjire kwa Bowazi amenya akatazo kwa Bowazi ko nta wishyira imbere nimba utanditse ku ifishi za ku kazi basigendera inyuma yaranditse uwombe ngo arahumba umunsi wa mbere wa kabiri ntiyarambirwa ngo hagera igihe Karusi nubwo kari karavutse mu bama wabo kari kagakobwa keza gateye neza kapfa ke kakiri gato Bowazi aza kuneka arabaza atari ko uriya muntu uhora uza guhumba mu murima wanjye ni muntu ki haboneka inshanutsi nazo zirakenewe inshanutsi ya mbere iti rero uriya n'umukazana wa Nawomi avuka iyo ngiyo muri ya miryango itera umwaka babamo wabo yarapfakaye nuko aba yaje hano guhomba ntasiba hanze ari mumereye nabi ntacyo barya ntacyo bariho undi ati komeza umbwire naho Bowazi ari kumva ko uwo muntu ashobora kuba afite roho nziza umuntu wazanye na mukecuru mukeba agasigara akamukurikira akamuzana akamusiga mu nzu akabaza kumuhahira kumba uwo muntu n'umwana mwiza byumvikana ko ari igihe basobanya umuntu ariko bakaba baramusobanuye bakagaragaza intege nke zawe ahubwo ntibamenye ko bagaragaje imbaraga zawe dukurikiye basobanyije cyangwa ufite agenda ngo baransobanyije ibyo bikomere mu butumwa nagira ngo mbwire uyu muntu dukurikiranye hirya ya Basiba n'abandi badutangira amakuru parare noko mbwire ngo wigira ikibazo hararira kubana n'Imana neza icyo nicyo nakubwira kuko niba Siba avuga ngo nta muntu usigaye n'usigaye afite defo umwami akavuga ngo ahubwo uwataragera hano ntabwo turi bukiranuka n'uyu mwana hari igihe n'umuntu aba mu buzima aba yumva nawe byaramurangiranye ubuzima bwe bugarukira ahari donc ni ukuvuga ngo uyu mwana nawe agezeyo yikubise hasi yubaraye ngo agwa hasi yubamye amaze kugwa hasi yubamye abwira Dawidi tese wabuze abantu bazima wica nkanjye umugaye ibirenge intumbi imbwa nzimindusha agaciro ubu nturi kwiyanduriza amaboko urangisha ushaka yiki hagurutsa si uwo mwana aramubwira Mefibosheti ntabwo muhamage ngo nkwice ahubwo ngo utumiye kubera ineza iya so Yonatani aramubwira ngo ntago ari ikibazo cy'uko umugaye ibirenge
izo defo zose nazirenzeho kubw'ineza Imana yangiriye n'iyo so yangiriye Haleluya. uyu munsi uzaza usangira nanjye nk'uko abana b'abami basangira n'abami niko uzaza usangira nanjye ku meza ukenda guha imisozi umeze n'imisozi y'inyarurembo imisozi y'inyarurembo Oya, yarahawe hose. babyumvise neza imisozi y'inyarurembo zayikugura n'abagaragu b'uyu mugabo Siba n'abana be na Siba bajye bagukorera ikindi baza n'ibindi kiza akababa indi kiza akababa by'ibintu basariye mudahari ibyo nabyo Haleluya, nabyo none akantu nashatse kwivugira reka nivugira ahantu yamubwiye ngo uzaza usangira nanjye ku meza yanjye uyu mwami Dawidi kumubwira ngo uzaza usangira nanjye iyo ubundi abantu bicaye ameza hari ameza maremare akaba nicyo bita saramanje iyo uringaniye na saramanje amaguru ntagaragara ameza y'abami rero bari ameza maremare amaguru ntagaragara hagaragara hejuru niyo ubu turi kuganira ushobora kubona amaguru kubera ko nta kintu kirandukiye atwikiriye ariko iyo ameza ari hano ubona hejuru hazima hasi ntuhabona Dawidi yaravuze ngo defo zawe nzazihisha n'abandi bazansura ntibazabona aho umugaye ahubwo bazabona hari hazima none ndashaka kuvuga rero iyo umwami Yesu aduhamagaye defo zacu arazitwikira Imana ishimwe. Haleluya defo zacu arazitwikira intege zacu arazitwikira akagaragaza hazima kwa Yozefu tumuvuga tujye kwa Yozefu twisubire kwa Yozefu bivuga ngo tuzakuraho umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana byagenze gute yarasohotse muri gereza aha hantu rero aha hantu yarasohotse muri gereza nk'uko mwarimu Vumira yabivuze uburyo yageze muri gereza bagasanga arakenewe ariko reka twabonye kujya muri gereza reka turebe uburyo yavuyeyo ubundi ageze muri gereza za nzozi zo kurota Imana arazikujije akajya arotora atangira kurotorera umwe ati urafunguwe wowe ugiye aha ariko baraguca igihanga nawe urafunguwe ugiye aha atanga amakuru usubiye ibwami ariko nugerayo uzanatwibuke agezeho ntiyamwibuka ndashaka kuvuga ko umuntu ukenewe naho utamuvuganira Imana ibaramuvuganiye ngo agere ibwami uwo nguwo asanga hari inzozi zananiranye aravuga ati nyamara nubwo warose inzozi zikaba zakunaniye natwe zikaba zitunaniye izo nka 7 z'iminano 7 z'imishishi izo wabonye zimira zikagumya zikananuka nubwo ari tunaniye turi muri gereza hari umuhungu wasobanuraga hariyo umuntu usobanura ibi bintu hariyo umuntu wabishobora twe byatunaniye umva uko Bibiliya ivuga ngo bamuhubura muri gereza niko ijambo ryanditse ni nko ukuraho jugujugu kuva mu kibazo ubundi uvamo jugujugu bakikujyanamo bakikurishije bagihaye ibikurya bikwangiza ariko mu kigo kuramo ni nko kwa kundi bavuye mu itanura ngo bamuhubura muri gereza barangije baravuga bati ntabwo twamutungutse ibwami asatya cyambere agomba kwambara style no kujya muri douche haleluya no kujya muri no gukaraba ukajya no muri sara bakakwambika n'ikanzu y'igiti kandi akakanya mu buhanuzi Imana yaduhaye dukarabije umuntu turamukarabije haleluya ndagukarabije wovuye mu kibazo nk'icyo wowe ugiye kugera kuri tere karaba mu izina rya Yesu ambara ngo bamwambike ikanzu bashyiramo n'impeta barangije ngo baramujyana inzozi noneho zijya zasohora ino kanzu yivugeho Imana ijye yambika abantu bakifuzwa yego no kuvuga ngo ni kanzu yitwa y'igikundiro iyo ugize amahirwe ugahura n'Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo igukuramo ikanzu y'igisuzuguriro n'igisebo n'amagambo igakwambika ikanzu y'icyubahiro yaravuye muri gereza bamwambura ikanzu ya gereza y'abanyururu imyambaro y'abanyururu ari amakanzu 3 harimo iya se n'iyo muri gereza n'iyo ibwami ibyo nabyo bifite ibyo bisobanura ageze ibwami rero ageze imbere y'umwami ageze imbere y'umwami umwami yaramubajije ngo ni wowe bambwiye Yozefu sobanura ibihisho numvise bavuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe ahita avuga ngo ntabwo ari njye abyivanaho aravuga ngo sinjye bisobanura ahubwo mu ijuru hari Imana haleluya ihishura ibihisho Imana ishimwe cyane Farawo avuga ibyo yarose avuga uko byagenze aramubwira tutari wasarara bisobanura imyaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'inzara kandi ushaka umuntu aracyagaruka ijambo ryitwa umuntu ushaka umuntu urimo ubuhanga ushaka umuntu urimo ubuhanga ushaka umuntu urimo ubwenge ushaka umuntu wize ekonomi ari nkawe abahanga bavuga yuko Yozefu yahise adepoza kuko amashuri yamaze muri bya bigeragezo nta CV nta burambe ku kazi urabizi amakuru
amakuru y'ubuzima bwe amagambo buriya yari yo kudepoza niba bivuze ngo abahanga bo kwa Farawo bananiwe niba bivuze ngo abanyabwenge bo kwa Farawo bananiwe niba bivuze ngo abapfumu bo kwa Farawo bananiwe bivuze ngo nta wundi munyabwenge usigaye ukeretse usobanuye inzozi mu yandi magambo yari kwisabira akazi seva yari ayikubisaba barangije rero ati keretse icyambere hari akeneye umuntu wize ekonomi niwe muntu ababwiraga hakenewe umuntu wamenya gukubara imyaka 7 iheze ibi byabikwa gute kugira ngo bimare imyaka 7 igihugu kitarasonze arangije yegera ubuyobozi hari ariko nekeza ko ari inama umwami yakoresheje ibisonga byo ramwegereye aho hafi nakiri higa nibwo jambo Yesu arivuga arabwa ati yo murebye mubona ngo iyo nama inezeza oya impamvu yanejeje Farawo mu nama yakoze zose nibwo yabonye abantu batikunze oya nibwo yabonye mu nama yose nta cyane wabo twese tuba dushaka kuzamuka uzamura na mwene wese kuvuga ati mubarije mutora ariko impamvu iyo nama yanejeje Farawo nuko uhagarariye abapfumu yaravuze ati nota ryanjye ndihaye uriya muntu zisobanuye uhagarariye abacwezi aravuga ati nukuri ntoye uhagarariye abanyabwenge aravuga ati tumye abana banje batamimfubye muhaye inota akamuhijwe bose abahagarariye inzego abahagarariye abasirikare abahagarariye bacya abahagarariye imari bose n'abahagarariye amabanki bose ngo bahaye amajwi Yosefu baravuga ati uyu nguyu niwe wayikora ibyo bintu niyo mpamvu Farawo yatangaye ga jambo ro twasomye tuzakura ijambo Farawo yatanga rya kuvugisha Marene yahize atanga igisubizo rira jambo biragaragara ko yarivuze amaze no gusoma no ku kantu yumva igihugu cye kitagipfuye kubera ko abonye umuntu kubera ko abonye umuntu haleluya ahita yumva nk'abandi babiri tuzabona hehe undi muntu umeze nk'uyu nguyu uyu muntu arakenewe urakenewe higira umuntu gupfobya ndagira ngo izi nzozi zasohoye gute twihuta amaze kubona ko akenewe nyuma inzozi za Yosefu zarasohoye ni urugendo rurerure cyane ariko turebe ya mirimo yaravuze yaje kwishobora ayishoboye byatanze umusaruro ku gihugu ese koko bapfukamye imbere bakuru be n'abandi byatanze umusaruro ku gihugu n'aba bene wabo bamwishe nabo babigiramo inyungu umusaruro w'umunyamugisha nka Yosefu ugirira inyungu abamwemera n'abatamwemera yego umuntu cye nugira umumaro abantu bose abasenga n'abadasenga kuko Yosefu ntiyatoranyije abaheburayo Yosefu cyambere yagiriye umumaro igihugu cya Egiputa na n'uyu munsi mu ntwari bibuka mu Misiri iyo bazamuye idarapo kwa kundi twibuka intwari hano mu gihugu cyacu bazamura idarapo bakibuka Joseph w'umuheburayo wagiriye igihugu umumaro no muri iki gihe baramwibuka donc no kuvuga ngo yagiriye umumaro igihugu cya Egiputa agira umumaro abanyekanani urabizi ko inzara yateye Kanani ibihugu byose bikajyamo baje basanga Yosefu yarahindutse ntibanamumenya kubarara barubaraye inshuro yewe na Yakobo nawe ubwo bya bindi yapingaga nawe yarubaraye urumva neza rero ibintu Imana ivugana n'abantu bayo nidukomeza kwitwara neza tukitwara neza kuri iyi Imana bizasohora yende yango dusengera ariko giye mfite ikibazo nsoreje nihamagarira umunyabyaha nkawe wa musore we nka Yosefu aramutse agarutse mu Isaka gusanga Nyamirambo uri kuri kurumogi uri kuri ibyo mungu yego nka Yosefu aje wa musore we ugera imbere nk'umugacika imbaraga ngo nguzihana uyu mugore yari mwiza uyu mugore ntacyo yari atwaye byari bihagije ko Yosefu nawe iryo fiyera rirya kuryamana n'umugore nk'uyu ariko se nk'ubu Yosefu aramutse agarutse akamanuka nk'inyamirambo agakomeza akagera za Nyabugogo agakomeza akagera mu dusantere hirya no hino mwa basore mwe mwavuga no muri Canada akahagera akikoza aho ngaho muri Amerika hirya ho akikoza za Toronto muri uwo mujyi akareba uburyo Imana abavanye kwa Mukasinzi nkayo uhingira amafaranga kakurenza umujyi wa Kigali ugategera Kanombe ukurira indege ukagera aho ngaho witeka akagwa gusugira ugasagamba nka Yosefu ahageze wavuga ko habyaje uhe musaruro ni ikibazo nka Yosefu aramutse aje wa musore w'Imana irihe kaminuza ukabusoje PhD ugakubitaho ukabugezaho uhembwa mu mamiliyoni ayo mamiliyoni ukaba yahonga indaya mukaba muteje isi akaga nka Yosefu aramutse aje wavuga ko wowe ayo mahirwe wayabyaje iki Yosefu ibibazo yabibyaje amahirwe none amahirwe ugiye kubabyaza ibibazo ndaguhamagaye hindukira
amina yego ndagira ngo mu musengere ariko kandi mwaye muvuna ugiye ikintu uvuga gitoya no tujye muko ndashaka tuzakwinda muko gusenga tukabasengera cyane aba bantu bamaze gutakaza n'abantu bumva ko ari abantu bamaze kwitesheza agaciro bumva n'agaciro bafite bitewe nuko bameze ariko twabonye ko umuntu akenewe kandi ukenewe yaba we yaba nge yaba runaka ndagira ngo tugire ubutumwa dutanga gato gato vumuriye rero nurangiza twinjye muko gusenga muze kumfasha musenge abantu babakishijwe barahari bakishijwe ijambo rikoze ariko n'abandi bavuga ati ngewe mfite iby'abandi ariko ngira umugozi wo kutabitanga imana iciye imigozi mu buzima bw'izina rya nibarangiza bari kure abantu bavuga ubutumwa bigere kure ndagira ngo ugire akantu gato yavumiriya rero twinjye muko gusenga dusoza ikintu navuga rero nuko ari ba bantu bakirijwe bafite ubundi inzozi zawe si ngombwa kuzirotorera abantu bose ubwira umuntu umushinga ejo ugasanga yawukoze Paul Gitwaza yavuze ko umuntu Imana yagize ibintu ibwira ngo akwiye guceceka ngo Satani nta bubasha agira bwo kumenya ikiri mu mutima wacu ariko kigucitse ukakivuga Satani ngo akigiraho ububasha bwo kukirwanya ubwo rero nagira ngo nkubwire ngo inzozi zawe ceceka ahubwo urwane nazo uko wazisohoza ukiranuka ugwiza gukorera Imana ugwiza kwirinda ibyaha n'ibisa n'ibyaha ngiki kintu gituma inzozi zisohora ufite inzozi nziza ugacumura ugakora ibyaha inzozi zawe urazica tugiye rero kugusengera Imana ikugirire neza inzozi warose zisohoze ikindi twavuga twabwira abantu hari abantu bari mu buzima bumeze nk'ubwa Mefibosheti nabo tubibuke hari abantu bari mu buzima bumeze nk'ubwa Dawidi bakiri mu ishyamba iyo nyine hari abantu bari mu buzima bugoranye nk'ubwa Yosefu ntibaragira kuri iriya ntebe twavugaga ariko turashaka kubabwira yuko ahantu Imana ivuga harahari ibyo Imana ivugana nawe birahari ndagutangariza yuko amasezerano y'Imana ntashobora gukatika keretse yuko zikosa mu rugendo niho utakaza iby'Imana yavuze ariko ikibanye n'Imana neza uko byagenda kose ubuzima budafite ishusho Imana izabuha ishusho ubuzima budafite icyerekezo Imana izabuha icyerekezo turi abagabo bo kubihamya yuko Imana ikivuze iragikurikirana irakirinda ikagisohoza rero muhumure nubwo mubona mumeze nk'abari mu ijoro ariko buzacya Imana ishimwe cyane Alleluya rero tusabe n'ubundi usenga Imana mwamenye Yesu Kristo nyiribihe nyiribihe uhinduranye ibihe wahinduranije ibihe kwa Yosefu ari mu bihe by'amarira ari mu bihe byo guhigwa umushyira mu bihe byo gukundwa umushyira mu bihe byo gusobanura ibyasobanye umushyira mu bihe byo kwamamara Alleluya unyuranye ibihe ukabihindura hinduranye ibihe kuri aba bantu wari mu bihe byo kugwa najye mu bihe byo kubyuka wari mu ntege nke najye mu mbaraga ibihe bibe mu bantu dove anyazaya Uwiteka mu izina rya Yesu dufasha aba basore babaye ingunge mu byaha tubimuye mu ntege nke tubashyize mu mbaraga mu izina rya Yesu aba bantu bari gusuzugura Imana tubatuyeho kuyubaha mu izina rya Yesu turasabye ngo abantu bafite inzozi Uwiteka bakomeje gukunda gukiranuka bakanga ubugome ubatabare Uwiteka duhamagaye imbaraga z'Imana gukora hirya no hino ku isi hose duhamagaye imbaraga z'Imana ku isi yose umuntu wese ufite inzozi umucira inzira zisohore urakoze Mana ndagushimiye kuri Imana itanze icyerekezo ngushimiye kuri Imana itanze amahoro n'amahirwe urakoze Mana ndagushimiye kuri Imana ivanye abantu kwa Magire ubavanye i Lodebari ubazanye kwicarana n'abakomeye urakoze ndagushimiye kuri Imana imereje abantu akayuzi bakakanezererwamo urakoze ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo amen 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 turabashimiye cyane Vumiriya Jean Claude Imana igumugisha cyane murakoze Imana ibahumugisha umuntu yagukura heshe ufite channel yitwa Iriho TV baze bagusura bakore subscribe bashireho comment bakore like babisangiza abandi haba telefone za ariko nahangaha zivuge kuko turi ku macano atandukanye nomero yanjye ni 0785884150 0785884150 we undi bintu ufite ari kuriye kamera ubundi
ibintu ufite bikurimo wari ukwiriye oya nanjye nkeneye umuntu ukeneye umuntu nkeneye abantu bafata ubona ko hari ibintu bikurimo ukeneye gutanga nawe ugatuza ukavuga kabisa. mama Lionel ufite channel yitwa Evangeliste mama Lionel Yego. hariho nimero ariko kandi reka unazitange reka nzihe umuntu uzihe umuntu kuko nkeneye umuntu nkeneye umuntu 0783 48 34 88 Imana ibahe umugisha. yego ukomeze kugira ibihe byiza bye bye shalom shalom gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga.